murakoze. Tugiye kurebera hamwe umwirondoro w'umubyeyi. Umubyeyi wacu watabarutse, amazina ye yitwaga Ana Nyirabutoya. Yavutse umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 1952, avukira ahitwa Imushoje. Ababyeyi be, ise yitwaga Hemba Kivunga, nyina yitwaga Nyirandabya Madagarena. Yari umusinzira mu nzu y'abakwakuzi. Umuryango we n'abamukomokaho, nyakwigendera yashakanye na Nganuzi Thomas mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 1968 ahitwa mu Mibunda DRC muri teritwari ya Mwenga. Babyaranye abana 8, abahungu 4, abakobwa 4. Umutware we n'abana be bariho. Imibereho ye ya gikristo: yemereye ku Kirumba, abatirizwa kuri Gatobwe mu itorero rya Sepak. Imirimo ye yakoze mu itorero. Umubyeyi Ana yakundaga Imana cyane akiri umwana muto. Yavuze ubutumwa kandi yabifatikanije n'uburirimbi mu itorero rya Methodiste Kabari. Kubw'umwete n'imirimo ye myiza yamurangaga, itorero rimugirira icyizere, rimugira umuyobozi w'abagore entre parenthèse wa Kinamama muri zone ya Bibogobogo. Imirimo ye yamuranze mu buzima busanzwe. Yaranzwe n'umutima wo gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi. Yaranzwe no gutanga ibye bitewe n'ubuntu bwinshi yagiraga, ku buryo iyo yavaga ku bitaro yazanaga imyenda y'abana bato kandi atakigira abana bato, akagenda ayitanga mu muhana ku batishoboye. Mu muhana bari baramwise Agasirino, ngo ni Dorcas, umwe wabaga iyo agiye gusubira ku bitaro. Yabonye ko aho basengeraga entre parenthèse mu Rulimba yarasi muri Congo ari hato, asaba ko bakubaka urusengero runini. Asiga atanze amatafari 3,000. N'ubu yarangije yarayatanze. Amahoro nagaruka niyo bazatangiriraho bubaka urusengero. Kubera ubumwe n'ubwumvikane hagati ye n'umutware we, umunsi umwe yabonye umuturanyi ukennye, umugabo adahari. Kubera umutima w'impuhwe yagiraga, atanga inka. Umubyeyi Ana yari azi gucumbikira abashitsi, ku buryo yari yaratanze icyumba cy'abashitsi. Iyo hazaga abashitsi mu itorero, babaga bazi ko igihe cyose icyo cyumba giteguwe. Ubuzima busanzwe: yari umuhinzi n'umworozi. Yagiraga ubuntu, agakunda abantu, ntiyavanguraga amoko. Yagiraga urukundo, akita ku muryango, akawubaha. Yagiraga amahoro mu muryango we. Yari inkingi y'umuryango ikomeye. Asize umuryango w'abamukomokaho bose 45.
yarangije ku wa kabiri ku itariki 28 z'ukwezi kwa gatandatu 2022. Munkundiye twava hasi tugafata umunota umwe. Akoze. Akoze, Imana ibahe umugisha. Arakoze cyane mvuye kuduha umwirondoro w'umubyeyi wadusize. Murumva yuko umuntu wadusize yari umuntu mugari kandi waranzwe n'imirimo myiza igiye itandukanye. Rero twihutisha gahunda yacu, reka n'ubundi dusabe famiye ya Faustin baze batambuke batugezeho ijambo baduteguriye. Faustin na madame we, karibu. Arakoze umuyobozi wa gahunda. Mbere yuko ngira icyo mvuga, reka mpe madamu atangize ubundi ndaza gukurikiraho. Amen. Mbere ya byose mbaje gushimira Imana ko twese twageze hano turi amahoro. Imana ishimwe. Ikindi congeho dushaka kuvuga hejuru y'ubuzima bwa mama. Ntabwo twabuvuga ngo tuburangize. Rimwe na rimwe birashobora kungora kugira ngo mbashe kuvuga hejuru y'ubuzima bwa mama, ariko ibyo tubasha kuvuga byose murabyumva. Rero ubuzima bwa mama ni burebure cyane, namwe murabyumva. Imyaka dufite nawe niyarangirije kugira ngo tuvuge ubuzima bwa mama. Ni ikintu cyose ari igihe kirekire, ariko ndashima Imana ko ari mama wari warambyaye. Icyo ngicyo nagitekerejeho cyane. Ndavuga ngo nshimiye Imana ko nagiriwe amahirwe yo kuva mu nda ya mama. Icyo ngiyeho, nubwo papa mumbabarire cyane, ndashobora gutwara akanya karekare nubwo utari kumwe na papa, ariko ndamwihanganishije cyane. Mwabana umwe mwicaye aho, nagiraga papa na mama bakundana. Papa na mama barakundanaga kuva jewe natandukanye nabo nkiri mutoya, ntanganaga n'aba bana banje ndabasigije mu Rwanda. Ariko iminsi yose twabanye nkiri muto, mwacu harangagwamo umunezero. Mama yari umugore udasanzwe, mama yagiraga ibyishimo. Imana ishimwe ko mpaye mbivuga gutya,
hariho abantu bazi mama wenda no kundusha njyewe. Abantu bose twabanaga baramuzi mama wenda no kundusha njyewe umwana wiwe. Mama yarangagwa n'urukundo, mama yarangagwa n'umunezero. Njyewe imyaka mfite yose nari ntarabona mama arakara, nari ntarabona mama avuga nabi. Mama yakundaga Imana, mu kuvuga kwiwe kose yavugaga Imana, nta kindi kintu yagaza avuga. Yakundaga ijuru. Mama amaze gufatwa n'indwara yatangije agwara umutima. Yagwaye umutima igihe kirekire, bigezeho tumaze kuza tugeze hano arakomeza arawugwara, ageze aho aje mu Buhindi kwivuza, baramuvura arakira pe. Turavuga ngo mama arakize, kandi nibyo yari yarakize. Nubwo yaje kwicwa n'iyindi ndwara, ntabwo mama yarakigwaye umutima. Rero ngira mvuge ku bintu bikeya, nagerageje kubyandika nubwo ntobivuga ngo mbimare, ariko uko data wo mu ijuru ashoboza niko mbasha kubivuga. Ndavuga mama hejuru y'imibanire ye n'abantu cyangwa se abanyamuhana. Mvuge mama hejuru y'ubukristo bwiwe. Mvuge mama hejuru y'imibanire ye ababyeyi bandi, aho yari yarashatswe ari iwacu. Sogokuru wanje yaze gusaza mbere, yapfuye 2003. Yari inshuti na mama kugeza aho nagiye mbitekereza byose, kugeza aho sogokuru kubera bashanga bagaza bita mama Demayi. Sogokuru Serugomba yagaza yita mama ngo Demayi. Abantu mu muhana bakamuseka. Namwe murumva data bukwe kunyita ngo Demayi cyari ikintu kidasanzwe, nishaka mbivuge gutyo. Abantu bakamubaza ngo se sogokuru kubera kuza wita umukazana wawe Demayi, akavuga ngo iza mbona kuvuga Ana nkumva birandemerereye mu kanwa kanje, ngo ahubwo ngakunda ngo mvuge ngo Demayi, ngo Mayina, nguko baramukazi biwe bamwita, ngo kubera ko ngo bamwita Mayina, ngo kubera kuko bamwubashe. Uwo wubashe ntuzi umuvuga mu izina. Sogokuru nawe kandi yari afite abana, ariko nawe akamwita ngo Mayina. Kiba nk'igitangaza niko novuga. Rero mama kukishanye n'ubukristo bwiwe, mama yakundaga Imana. Nubundi sengi yumva kubera wenda kumara igihe numvise umwirondoro wiwe ntiyawuvuze nkuko bikwiriye cyane. Mama yakundaga Imana, natwe ubwacu akadukundisha Imana. Mama cyaraziraga mwacu gutukana. Ntabwo twari tuzi gutukana, kujya usanga abana mu muhana twese abana batukana. Twebwe cyaraziraga mwacu gutukana, nta muntu wagaze utukana. N'abana banje yo mbabwira sinkunda umwana utukana. Nico kintu nanje mu buzima bwanje nanga umuntu utukana. Niyo mbonye n'umuntu utukanye nza numva bintangaje cyangwa se atutse umwana wiwe. Mama yakundaga Imana, arayidukundisha, kandi mama akaba umukristo akatwigisha ijambo ry'ubukristo ry'ubwiherero. Yagaza akavuga ngo ntukaze umanika amaboko ngo niho abantu bamenye ngo uri umukristo. Akatubwira ngo ubukristo n'ubwiriye indani. Nagerageje muri iyi minsi gutekereza, nibuka kera igihe naryamanaga na mama turyamye papa adahari, nakundaga kumva ndi umwana mutoya pe, none nari mfite nk'imyaka 5 nimba ntihenze. Yagaza asenga akavuga ngo Mwuka Wera, akavuga ngo Mwuka Wera ngo twigishe ijambo ry'ubwenge. Umunsi umwe ndamarite sema kubera ikuze ukunda kuvuga ngo Mwuka Wera niki. Naje gusobanukirwa na Mwuka Wera neza, naje maze gukura, naje nsigaye nsenga.
akicara avuga ngo mwuka wera utwigisha ijambo ry'ubwenge. Mama nkamubaza niki mwuka wera, mu nyuma naje kumubaza n'amasema mwuka wera niki. Aravuga ngo mwuka wera niko yagaza ambwira ngo nuze utuyobora ngo ndetse no mu mivugire yacu ngo aza twigisha akatwigisha ubwenge ngo nuzoze uje gusaba ngo uzusaba mwuka wera. Ijambo rya mwuka wera kubyumva ryanje bwa mbere ni mama nagaza nkora numva havuga ngo mwuka wera. Mama yari umukristo, yagiraga umutima wo gutanga, natwe abana biwe arabidutoza. Mama mumbabarire simbarambire, ndagerageza mvuge buke. Mama yagaza atanga gushikaho nawe ukavuga ngo ibisibyo. Twanazamuka ruguru twaje muri vacances, twagenda twapakiye imyenda mu mavalize, naje kure umwenda ngo nambare kawubura. Nagira uryo mwuka abona abantu no mu muhana bambaye imyenda yaje nkabwira basi usureka n'inzoza nja kugenda ubonye sigaje iminsi mike uzubona gutanga imyenda yaje. Akambwira ngo se ntibiza bigutera ikibazo kwambara ufite amahuza ngana gutya ngo abandi bana badafite izo kwihindura. Ibyo ngibyo byari bimenyerewe, ne nararushe ndabireka sinze njenyine twese mwacu ko tungana, yaba ari papa. Nagaza ntangira kuvuga papa akavuga ati uko niko kwiyuza umureka. Papa yagaza agira gutya yagenda agasanga mama yafashe imyenda yiwe yayitanze. Mama yazi iwacu Bujumbura agafata imyenda y'abana banje bose agakurunga uzushira abandi amahuzu kandi nta bana agira, akatubwira ngo abana bose bari muhana bose nabiwe. Mama wamugurira umwenda agafata imyenda yose wamuhaye akashika iwacu akayitanga. Mama yagaza atubwira ngo ntashobora kwambara imyenda ine ngo azahindura buri cyumweru ngo ahindure ikindi ngo abandi bantu mu muhana ngo badafite imyenda. Kugeza aho yagaza ageje kugenda akambwira ati se ntuzi ugira isoni kwambara imyenda ingana gutya, uzufata umpe hariya hariho ingogwa ngende mbashire. Ibyo ngibyo tukabikora. Mama navutse nsanga ari umuyobozi w'itorero cyangwa se akuriye abamama biwacu bose. Yaje kurambika se niko novuga, cyangwa se arabahamagara igihe yari arwaye, ahamagara itora arababwira ko atagishoboye barebe ubundi bohereza ubwo buyobozi bwiwe. Mama mu byamurangaga yakundaga kuririmba. Mama yagaza aririmba, ndimo kuranga tekereza indirimbo, mama agasenga amasengesho y'ubwenge, nubiza natekereza akavuga ngo wenda umuntu wowe usigaranye umutima kuwa mama n'ubwenge kubwa mama. Mama yagiraga ubwenge mu masengesho yiwe, agasenga mu masengesho. Nanje ubwanje ngavuga ati se mama bino bintu azasenga amasengesho yakohereza audio y'amasengesho. Nanje ubwanje nkabanza nkumva birantushije ku mutima, kavuga mama utarize ubu bwenge bwo kumenya gusenga n'ijambo ry'Imana azasengana mu masengesho. Nza nibukagaza ambwira akambwira ngo se gusenga ngo utazi n'ijambo mu mutwe wawe ngo uzusenga ngo watura amasengesho. Hagaza umwe yagwaraga nkamubwira fata aho urwaye naje gusengera. Akambwira ngo mwana wa nuzoza uja gusenga uzubanza wiyegereza Bibiliya ijambo ry'Imana, numara kuyisoma uzusengera mu masengesho ari mu ijambo ry'Imana, wature ukurikije ijambo ry'Imana mu byandikwa. Mama yagaza gusengera akakubwira ijambo ry'Imana mu byandikwa, akavuga ngo hariya na hariya na hariya na hariya wabigenjeje uku. Ni ibyo ngibyo yabagamo.
mbabarire cyane natinze. Umubyeyi ni ikintu gikomeye, ni inkingi izijegaje izinyeganyeza ubugingo bw'umuntu. Akamaro k'umubyeyi nakamenye cyane ubu nyine mama amaze kwitaba Imana. Mama n'ubu yapfuye, reka mbivuge gutyo, umubyeyi w'umuntu azaba ari kwabora n'umubiri wawe ukumva ko mama hayabura. Urugingo rwose akaza agenda numva ko urumama rugezeho, uru nirwo ruhaye rubara, nkumva naje mu mubiri wanje nkumva hari ikintu kihaye kingahandakanda, nkavuga ati mama arimo arabura. Ejo mundi nubwo natekereje ndavuga ngo ageze ku mutwe, ndavuga ngo mama umutwe ni ubaye wa nyuma nkubora, parce que numvaga nk'ibinya, kumva ibinya mu mutwe.